Bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, mbanje kubaramutsa mbifuriza ubuntu n'amahoro bituruka kuri uwo mwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe no kubasangiza ijambo tubona mu rwandiko cyangwa se mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya kabiri umurongo wa 46. Aya ni amagambo mumenyereye kandi harimo amagambo menshi, usibye ko nshaka kuvuga ku ijambo rimwe gusa rigira riti umutima utishama. Umutima utishama ni mutima ki? Nicyo kintu ngira ngo mbasangize muri aka kanya kubw'ubuntu bwa data mpawe kandi nyishimira. Ndasoma mu rwandiko cyangwa se mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya kabiri umurongo wa 46 hagira hati, kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo, bakamanyagura umutsima bakarya bishimye bafite imitima itishama. Umutima utishama niwo mutima tugiye kuganiraho. Umutima utishama ni umutima umeze ute? Ubundi umutima utishama ni umutima uboneye. Mu yandi magambo, umutima utishama ni umutima uboneye. Kandi umutima uboneye ni wa wundi utishakira inyungu. Umutima uboneye ni wa wundi utishakira inyungu. Dusomye mu rwandiko Paul yandikiye Abifilipi igice cya kabiri umurongo wa 5 kugeza kwa 8 haragira hati, mugire wa mutima wari muri Kristo. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Umutima uboneye ni wa mutima utishakira inyungu, ni wa mutima ushyira abandi imbere. Umutima uboneye ni wa mutima udafite ikindi ugamije uretse gusa kunezeza uwawuhanze cyangwa se uwaduhamagaye, ari we mwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Umutima uboneye. Umutima uboneye ni wa wundi abigishwa ba mbere bari bafite, ba bandi babashije gufata ibyabo, bakagurisha amasambu, bakagurisha imitungo bari bafite, bakazana ku birenge by'intumwa. Kugira ngo bigende bite? Ngo kugira ngo basangire ibyabo. Urumva ko ngo nta muntu wagiraga ubwiko ku kintu cye. Iryo ni itorero rya mbere. Abo ni abizera ba mbere. Ba bandi ngo bahoraga bashishikajwe no kumva iby'intumwa zigisha. Noneho bigatuma bafata ibyabo byagombaga kubarangaza, bakagurisha ibyabo, bakazana ikiguzi ku birenge by'intumwa. Kubera ko mu mitima yabo nta kindi cyabashishikazaga uretse kumva ijambo rya Kristo. Ngo bashishikazwaga no kumva ibyo intumwa zigisha. Noneho ngo iminsi yose ngo bagahora bajya mu rusengero, ngo kandi iminsi yose ngo bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo, bakamanyagura umutsima bakarya bishimye bafite imitima itishama, cyangwa se bafite imitima iboneye, bafite imitima itunganye. Aba ngaba rero nta kindi cyabarangaga nyine uretse gusangira, uretse urukundo rwa kivandimwe. Nta kindi cyabashishikazaga uretse rya jambo rya Kristo ryabahinduye, ryabagize ibyaremwe bishya, rya jambo ryabagize abo bari bo. Abo nibo bantu babashije kwigira ku mwami wacu Yesu Kristo. Wa wundi ngo wari ufite akamero k'Imana, ariko ngo agasanga guhwana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo ngo akemera kwisiga ubusa.
ngo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Urumva, umutima uboneye ni wa mutima utarimo ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Uzi ko kwifuza kuba mu muntu nk'uko isukari iba mu gisheke. Umwana w'umuntu ahorana ibyifuzo, ahorana irari muri we, ahora yifuza ikirenze icyo afite, ahora ashaka kwisumbukuruza. Mu muntu nta kunyurwa kubamo, mu muntu hahora harimo kwifuza, kandi umuntu wifuza n'ubundi ntabwo ashobora gutekereza undi, ahubwo ahora yumva ko ibintu byose byabibye. Muri we hahora rya jwi rivuga ngo mama mama, nka ba bakobwa ba wa musundwe bavugwa mu migani. Ariko umutima unyuzwe, umutima uboneye, umutima utunganye, ngo uhora ushaka ibyungura abandi, ntabwo wishakira ibyawo. Umutima uboneye ni wa wundi, umutima uboneye ni wa wundi utuma umuntu yiyibagirwa, cyangwa se akirengagiza ibibazo bye, ahubwo akazirikana iby'abandi. Uwo mutima niwo Pawulo yifurije itorero nyine ry'Abifilipi mu gice cya 5, mu gice cya 2 umurongo wa 5, bati mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umuntu ufite umutima uboneye, ni wa muntu ufite umutima wa Kristo. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto, igice cyaho cya 11, urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abikorinto mu gice cya 11 ku murongo wa 3, niho Pawulo avuga ati ariko ndatinya yuko yanzoka ariko ndatinya yuko nk'uko yanzoka yohesheje Eva uburyarya bwe, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa, mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Ngo mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Umuntu ufite umutima uboneye ni umuntu ufite umutima wa Kristo. Umutima wari muri Kristo Yesu rero niwo mutima dushaka, kandi niwo Pawulo yifurizaga abizera mu itorero ry'Ifilipi. Ati mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Natwe niba hari ikintu duharanira ni ukugira umutima wa Kristo, kuko niwo mutima uboneye. Kandi umutima uboneye ni wa wundi nyine tubona no mu bigishwa ba mbere, ba bandi batabashaga kugira ubwiko ku bintu byabo, ahubwo ngo bakabisangiza abandi. Umutima uboneye ni wa wundi wameshe kamwe. Urabona, niba hari ikintu kibi kandi cyababaje Imana, ni ukubona umuntu witwa umwizera wo mu itorero rya mbere agira umutima nk'uwo tubonana Ananiya na Safira. Ananiya na Safira ni ba bantu ngo nabo babashije kwizera, noneho bakaza kwifatanya n'itorero, ariko babona abandi bagurishije ibyabo bakazana ikiguzi ku birenge by'intumwa, noneho nabo bagashaka kubigana. Ariko kandi imitima yabo ntabwo yari itunganye, kubera yuko bari bataramesa kamwe. Abameshe kamwe ni abagurishije ibyabo byose bakazana ikiguzi ku birenge by'intumwa. Ariko noneho Ananiya na Safira bo baravuga bati ntawamenya, ibi bintu rwose ntabwo tuzi ko bizakomeza. Mbese bari bafite imitima ibiri, baravuga bati reka noneho twebwe tubike iki gice cy'ubutunzi bwacu, tugihishe, tujyane igice, tubabwire ko ari byo byose dufite. Ntabwo bazatugayira ibyo tuzanye, kuko batazi ko hari ibindi twahishe.
ariko urumva umutima wabo ntabwo wari uboneye, umutima ntiwari utunganye kuko wari ugifite nyine ibindi bintu biwurwaniramo. noneho abangaba tubona ibyababayeho ngo byarateye ubwoba abantu bose, abantu baratinya, babona iby'Imana ikoze mu itorero rya mbere. Abantu batahwa n'ubwoba kubw'ikintu Imana ikoze, kuko Imana yishe Ananiya na Safira, kandi abangaba bari bazanye ibintu birenze ibyo abenshi batanga none mu nsengero, ariko ntibapfe. Mu gitabo cya Malaki niho twumva icya cumi gishyitse. Muzane ibya cumi bishyitse mu nzu y'Imana kugira ngo ibyo kurya biboneke mu nzu y'Imana. Icya cumi gishyitse ni cya kindi nyine cyuzuye. niba wabonye 10,000 ugatanga 1,000, niba wabonye 100 ugatanga 10,000, niba wabonye 1,000,000 ugatanga 100,000. Icyo nicyo cyitwa icya cumi gishyitse. None ko tubona ba none batanga ikidashyitse hanyuma ntibapfe, ese abo muri cya gihe cya Malaki bo batangaga ikidashyitse bagapfa koko? Reka da, batangaga ikidashyitse ndetse ntibanagitange, hanyuma ngo Imana ikabagaya, noneho bakagibwaho n'umuvumo. Malaki rwose ari ukuntu abivuga neza, ati niyo mpamvu mwagiweho n'umuvumo, ariko nimugitanga neza Imana izirukana indyanyi, izabakuraho, izabakingurira amadirishya y'ijuru, basukeho imigisha, muburaho muyikwiza. nuko abantu bagakangishwa ibyo ngibyo. kubera iki? Kubera yuko batazi gutanga igishyitsi, badafite imitima itunganye, imitima iboneye. Erega umutima uboneye, umutima utunganye ntabwo ubasha kuwugenera, ntabwo uwugenera, kuko umutima uboneye urasangira kandi ukanezezwa no gusangira ibyabo, kandi ngo bakabirya bafite imitima itishama. Ntabwo uba ureba ikijisho mugenzi wawe uvuga uti ariko se uyu nguyu we yazanye mwangahe, nose ko turi gusangira ibi byanjye we yazanye iki? Itorero rya mbere ryasangiraga ibyabo kandi ngo rifite imitima itishama, ariyo mitima iboneye, imitima yameshe kamwe. Urabona umutima wameshe kamwe ugira ikiwuranga, n'imvugo yonyine n'ubuhamya bwonyine bubasha kukwereka umuntu ufite umutima uboneye. Dusomye mu rwandiko Paul yandikiye Abigalatiya igice cya 6 umurongo wa 14, Paul aragira ati ariko jyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Atariko jyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nareba iby'isi nkabibona bisa n'ibibambwe nyine. Nkareba iby'isi nk'ibibambwe, cyangwa se nanjye nkabireba nk'ubambwe, simbibone, nkamera nk'intumbi. Umurambo naho waba ukanuye ntabwo ubona. Paul rero ati narapfuye ngewe uko mumbona aha ngaha, ariko kandi ndiho, nyamara si jye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Urumva imvugo ya Pawulo ifite kugaragaza ishusho y'umuntu ufite umutima uboneye, umutima wamaramaje, umutima wameshe kamwe, umutima wavuye ku isi, umutima wiyeguriye Imana. Atariko jyewe sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Isi kandeba ikabona nsa n'ubambwe, ariko kandi nanjye nayireba nkasanga irabambwe. Pawulo rwose ndamukunda cyane. Mu Bifilipi igice cya mbere umurongo wa 21 aragira ati erega ku bwanjye kubaho ni Kristo, kandi gupfa kumbereye inyungu. Aterega ku bwanjye kubaho ni Kristo, kandi gupfa kumbereye inyungu. Urumva umuntu wameshe kamwe, umuntu ufite umutima uboneye, abereyeho Kristo. Niba ariho ku bwa Kristo, ariko kandi niba apfuye nanone apfuye ku bwa Kristo. We nta kibazo afite,
uwo ni umuntu ufite umutima uboneye. ubundi mu gice cya gatatu uhereye ku murongo wa 7 akagira ati nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose bitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase, kugira ngo ndonke Kristo kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Urumva umuntu ufite umutima uboneye, umuntu ufite umutima utunganye, ni wa muntu wameshe kamwe, wa muntu wamaze gutera iby'isi umugongo, wa muntu wamaze kwiyomatanya cyangwa se kwifatanya na Kristo. None bya bindi byarindamuye akemera kubihomba. Kubera iki? Ngo ku bwa Kristo akemera guhomba ibyo yari atunze. Ubundi mu mutima w'umwana w'umuntu, niba hari ikintu kibamo, ni we. Umutima w'umwana w'umuntu ni we, ni ibye. Ibi ni ibyanjye. Uzarebe n'abana bato bakiri ibitambambuga, iyo babahaye ibyo kurya akurura isahani ye, ni ibyanjye. Ni ibyawe se? Ibyawe byahehe? ukuye he? Ko babahaye ngo musangire, none ukaba ubyikururira. Umubyeyi yagerageza kuba hagati aho yamwambura isahani akayishyira hagati, ati musangire we, agafata ibyo kubita urushyi mugenzi we basangira. Uwo ni umutima wa kimuntu. Nyamara umutima uboneye ni umutima wa Kristo. Umuntu ufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, uyu nguyu ni umuntu wameshe kamwe, ni umuntu wemeye guhomba ibye, noneho aronka ibya Kristo. Bya Kristo rero ni bya bindi nyine bitirebaho, bya bindi bitizirikana, ahubwo umutima uzirikana abandi, ukemera guhomba ibyarindamu yawe ku bwa Kristo. Ngo ibintu byose watekerezaga ko ari iby'igiciro bikagenda bigahinduka nk'amase. Urumva amazirantoki mu Kinyarwanda bagerageje gushyiramo ikinyabupfura, babigereranya n'amase, ariko ni amazirantoki. Bya bintu byose wabonaga ko ari iby'igiciro ku bwa kamere yawe, mu mitekerereze yawe ya kimuntu, ubona ko ari ibintu by'agaciro, noneho wamara kumaramaza, wamara kwizera Yesu Kristo, umaze kugira umutima wa Kristo, umutima uboneye, umutima utunganye, warameshe kamwe, bya bindi byose byari byarafashe ikibanza mu mutima wawe ukavidura, ukabikuramo, none ukakira kumenya Kristo. Ijambo rya Kristo akaba ari ryo riguhindukira ubutunzi. Ngo ibyarindamu yanjye, uwo ni Pawulo, ibyarindamu yanjye byose nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ngo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Ati kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase, kugira ngo ndonke Kristo kandi mboneke ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Ate kugira ngo menye imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo hari ngere ku muzuko w'abapfuye. Ikiranga umutima unyuzwe, umutima uboneye, umutima utunganye, umutima wamaze kumaramaza, ni iki ngiki cyo gushaka kumenya,
nyamara kumenya Kristo bituma wifatanya nawe. Uyu umaze kumenya ko hari imbaraga zamuzuye mu bapfuye, uvuga uti nanjye nzifatanya nawe, kuko naho napfa nanjye izo mbaraga zamuzuye mu bapfuye zizabasha kunzura. Nanjye zizabasha kunzura, kandi mbasha no kwifatanya n'imibabaro ye, kuko nyuma yo kubabazwa kwe niho nawe yahawe ubwiza, ahabwa icyubahiro, ndetse ngo ahabwa izina risumba andi mazina yose. Ahabwa icyubahiro gituma ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi bimupfukamira, ndetse bikatura yuko ari Uwiteka. Iyi mibabaro ye iduhindukira umunezero iyo twamaze kumaramaza, tutagifite kwirebaho, cyangwa se tutagifite kugundira bya bindi byacu bya kamere. Umutima wameshe kamwe rero ni wa wundi utifuza ibirenze ibyo wagenewe. Umutima wameshe kamwe unyurwa n'ibyo ufite, unyurwa n'uko wagizwe, unyurwa n'ibyo wahawe, nuko noneho ukabaho wifitiye amahoro. Mu rwandiko rwa mbere Paul yandikiye Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 6 kugeza kwa 9 aragira ati: icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, tunyurwe nabyo, kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza, rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbura. Ngo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi n'ubupfu ry'ubupfu ryangiza, ngo no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza, irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbura, cyangwa se bikabarimbuza. Urumva ko ubonye ibyo kurya no kwambara biguhagije, unyurwe n'ibyo. Unyurwe no kurya no kwambara gusa, utarundanije ngo nawe ube icyamamare, nawe izina ryawe rivugwe mu isi, mu mahanga, mu byamamare nawe uvugwemo, uhinduke umutwe, ntube umurizo, ntushaka kuba uw'inyuma, urashaka kuba uw'imbere. Nyamara Pawulo we yandikira ab'i Roma arababwira ati: mushyire abandi imbere, ntimwizirikane ubwanyu, ahubwo mushyire abandi imbere. Ushyira undi imbere, ahubwo se ashatse kugucaho ko wamurigasura, akujya imbere. Dushaka kuba ab'imbere, umutima uboneye rero ubyumva vuba. Icyo kintu cyo gushyira undi imbere, icyo kintu cyo kuba unyuzwe n'ibyo ufite, umutima uboneye icyo kintu ucyumva vuba. Ariko kandi kizakubwira ko umutima wawe utaboneye ni uko iteka uzahora nyine wishakira inyungu, ushaka kuba uwa mbere, wifuza ko ari wowe gusa wavugwa, ube icyamamare, ushyirwe imbere, ugaragare. Uwo mutima ntabwo ari wo turi kuvuga. Turashaka umutima uboneye, umutima utishama, umutima uguwe neza. Pawulo mu rwandiko yandikiye ab'i Filipi igice cya 4 umurongo wa 12 n'uwa 13 aragira ati: nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho naba ndi hose nuko naba ndi kose, nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Ishobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Abantu benshi bakunze kuvuga iri jambo we
ryo ku murongo wa 13, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nyamara ibyo bavuga ibyo ngibyo babivugishwa n'ubundi n'umutima wo gushaka kwirengera. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Abanyamategeko cyane nibo bakunze gukoresha iyi mvugo. Nakunze guhura nabo cyane mu nyigisho kuri radiyo ye, nabahaga umwanya wo gutelefona. Wasangaga bangwa nabi cyane ngo ndi kwigisha ubuntu, ntabwo nshaka ngo ndi gukubita amategeko, ndi gusiribanga amategeko y'Imana, ndi kuyahindura ubusa. Kuko mvuze ubuntu bw'Imana, kuko ngaragaje intege nke z'amategeko. Burya amategeko yahinduye abantu ingegera. Ibyo bintu bikabagwa nabi. Noneho bakaza banyereka nyine akamaro k'amategeko. Noneho nababaza, ese ayo mategeko murayasohoza? Bakazana iki cyanditswe, nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ese yaragushoboje ku buryo amategeko yose uyubahiriza? Ugasanga ni za mpaka za ngo turwane gusa, ariko nabo ibyo bavuga ntabwo babizi. Nyamara Pawulo icyatumye avuga ibi ngibi ni icyo dusomye haruguru ku murongo wa 12, avuga ati nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga. Naho n'abandi hose nuko n'abandi kose nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Urumva icyatumye Pawulo avuga ati nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga? Nuko yamaze kugira wa mutima uboneye, wa mutima unyuzwe nuko ari, ukanyurwa n'ibyo afite. Kandi naho yaba acishijwe bugufi cyangwa se ntacyo afite, ari masikini, ari wa mutindi nyakujya, ibyo ngibyo Pawulo aravuga ati ibyo ngibyo ntacyo bimbwiye, kubera yuko nzi gucishwa bugufi kandi nkamenya no kugira ibisaga. Nanone kuba mfite ibisaga ntabwo bituma wa mutima wanjye uhinduka. Umutima wanjye ntuhindurwa n'ibyinshi n'ubutunzi bwinshi mfite. Urumva umuntu wamaze kugira umutima uboneye, umutima utunganye, nuko niyo yacishwa bugufi usanga ari wa wundi, yagira ibisaga ugasanga ni wa wundi. Ati naho n'abandi hose nuko n'abandi kose, ati nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Ati ibyo narabyigishijwe. Ahangaha rero niho asoza avuga ati nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Umutima uboneye, umutima utuje, umutima utunganye, umutima ufite amahoro, ugira uko wumvikana. Wenda soza, reka nsome muri uru rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igice cya 7 n'umurongo wa 4. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, igice cya 7 n'umurongo wa 4. Pawulo ati mbashiraho amanga cyane kandi ndabirata cyane, nuzuye ihumure, ndetse no mu makuba yacu yose ngira umunezero usesekaye. Urumva umuntu ufite umutima utunganye, umuntu ufite umutima uboneye, umutima utuje, uyu nguyu avuga nka Pawulo. Kandi n'ubundi ubuzima bwe bugaragarira mu makuba, igihe ari mu kaga, igihe ari mu ngorane, niho uwo mutima utuje, umutima unyuzwe, umutima uboneye, umutima utunganye, aho ngaho niho ugaragarira. Ati ndetse no mu makuba yacu, ndetse no mu makuba yacu yose ngira umunezero usesekaye. Umutima
utuje, umutima uboneye. Niwo mutima mbifuriza abakundwa, niwo mutima nanjye nifuza, niwo nshaka guhorana. Mbese sinkagira ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyahagize umutima wanjye uretse gushaka kugira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu itorero ryacu ryitwa umutima wa Kristo. Itorero ryacu ryitwa umutima wa Kristo, kandi rwose icyo nicyo duharanira, nicyo kidushishikaje, nicyo gituma natwe duhora mu rusengero, mu iteraniro, nicyo gituma duhora duhura nk'uko itorero rya mbere ryari rimeze. Nk'uko twatangiye dusoma ngo bashishikazwa, bahoraga mu rusengero. Urumva abantu wagira ngo bari barimukiye mu rusengero, ngo kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo, bakamanyagura umutsima, bakarya bishimye, bafite imitima itishama. Natwe niba turi itorero umutima wa Kristo, rwose ubundi cyakagombye kuturanga ni wa mwete, rya shyaka ryo guterana, kwa gushishikazwa no guhura tukamanyagura umutsima, ariryo jambo ry'ubugingo. Bana b'Imana, mbifurije uwo mutima, kandi rwose basabira ubuntu buturuka ku Mana Data kugira ngo bubashe kubaha inyota n'inzara. Ku buntu bubatera inyota n'inzara yo gushaka, mushakashake uko mwamenya icyo umwami ashima, kandi icyo umwami ashima ntahandi tukimenyera nyine uretse mu ijambo rye, kandi ijambo rye nta handi rivugirwa nyine uretse mu iteraniro ry'abera, iteraniro ry'abana b'Imana. Bakundwa, bifurije uwo mutima. Ejo rwose mfite urukumbuzi rwinshi, ndishimira kubona uyu munsi utambutse, maze ejo tukazahura. Wa munsi Uwiteka yaremeye kugira ngo tunezererwemo, witwa none. Ubu none ndanezerewe, ariko kandi mfite amatsiko yo kuzagera ku munsi w'ejo, ubwo nabwo nzaba mvuga iby'umunezero ujyanye n'uwo munsi, umunsi w'amateraniro, umunsi w'umwami. Data bagire neza bakundwa, reka ngarukiriza aha ngaha, turi kumwe, kandi mujye mwibuka yuko mbakunda.